insanganyamatsiko ivuga ngo irinde kwambara ikanzu igezweho ya Satani. Irinde kwambara ikanzu igezweho yande ya Satani. Muhaguruke dusenge. Imana iri mu ijuru, Data wa twese udukunda, binyuze muri Kristo waraducunguye nyuma yo kuturema tugacumuzwa n'umwanzi. Wahaye umuntu andi mahirwe yo guhitamo kuba mu ruhande rwawe, kandi binyuze muri Yesu umuntu wese wemera kwiyunga nawe kubw'amaraso ye, iyo yihanye ababarirwa ibyaha, akamburwa gukiranirwa, akambikwa gukiranuka. Yesu yaje mu isi kugira ngo atwigishe uko tugomba kubaho, bityo tukazaraga ubugingo budapfa. Ndagusabye ngo umwuka wawe adushoboze kubaho nk'uko ushaka ko tubaho, mu izina rya Yesu. Umugaragu w'Imana Pawulo yuzuye umwuka w'Imana yaravuze ati, nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Abaririmbyi murakoze cyane. Twebwe turashaka kureka ibyaha. Bavandimwe nshuti, ndagira ngo mbibutse neza yuko turi mu bihe biruhije cyane biheruka amateka y'isi. Turi mu bihe birangwa n'impinduka zitandukanye mu nguni zose z'ubuzima. Umuja w'Imana Ellen G. White abwirijwe n'umwuka w'Imana yaranditse ati, muri iki gihe cy'umwijima cy'ibitekerezo bye byabaye muri iyi si, dukeneye umurasa rwose mu mucyo umurika uturutse ku ntebe y'Imana. Tuzi neza ko igihe cy'akaga gikomeye cyane muri hangana. Buriya abo tumaranye iminsi turimo kwiga ibyerekeranye n'ikoranabuhanga, murabizi yuko ikoranabuhanga riba risaba kugira ngo umuntu arijyemo yongera risubiremo, kubera yuko ntabwo ari ibintu ukora ngo bihite bijyamo nk'uko Imana yaremye ibintu byose nk'uko twabibonye ikabiha amategeko adahinduka, ariko kubera n'umwanzi yaraje ibintu bimwe arabihindura bituma bidakomeza kugenda nk'uko byakagombye kugenda. Ariko uko byagenda kose Imana ifite umugambi mwiza ku bantu bayo, kandi icyifuzo cyayo ni uko ibintu byarushaho kugenda neza. Ndagira ngo
arakoze cyane. Twari turimo tureba umwanzuro tugomba gutekerezaho muri uyu mwanya. Insanganyamatsiko y'icyiciro cyacu ivuga ngo irinde kwambara ikanzu igezweho ya Satani. Nkuko nari ndimo mbabwira amagambo umuja w'Imana abwirijwe n'umwuka w'Imana yanditse, yaravuze ati turi mu bihe biruhije cyane, kandi umuja w'Imana amaze kuzwa umwuka w'Imana yaravuze ati muri iki gihe cy'umwijima cy'ibitekerezo bye byabaye muri iyi si, dukeneye umurase wose mu mucyo umurika uturutse ku ntebe y'Imana. Tuzi neza ko igihe cy'akaga gakomeye cyane kirindiriye iyi si. Akaga gakomeye gakomeza kutwibasira akiyungikanya. Satani azi ko igihe cye gisigaye ari kigufi, yashyize abakozi be bose ku murimo kugira ngo abantu bariganywe, bahendwe ubwenge, bazingitiranywe, badamarare kugeza ubwo munsi w'imbabazi uzarangira, maze urugi rw'imbabazi rugakingwa by'iteka ryose. Iyo mubona abantu basa nkaho bari busy, ubundi rero ijambo rivuga ngo busy bivuga ngo be under of the yoke, ni ukuba munsi y'ibintu bikuremereye, bigutsikamiye. Satani nicyo akora kugira ngo azane ibintu bitsikamira abantu, bityo mu kubatsikamira gutekereza iby'ijuru bibure umwanya. Ibihe turimo biradusaba ubwenge butuma tubasha kumenya uko tugomba kwitwara. Paulo yandikiye Abaroma mu rwandiko yabandikiye iki cya 2 umurongo wa 1 kugeza uwa 2, nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye, kandi ntimwishishanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, aribyo byiza kandi bishimwa bitunganye rwose. Mu bintu byinshi abantu tugerageza gukora, buriya hari ikintu cy'ingenzi abantu bibagirwa. Yesu yaravuze ngo umuntu wese ubwira ngo mwami mwami, siko azabona ubwami bw'Imana keretse ukora ibyo data wo mu ijuru agira gute. Buriya waruzi yuko ubasha gukora ibintu byiza mu maso yawe ukabona ni byiza, ariko Imana itabishaka. Yesu yavuze muri Matayo 7 umurongo wa 21 avuga ngo benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami, twakoraga ibitangaza mu izina ryawe, twirukanye abadayimoni mu izina ryawe, ngo ariko azababwira ngo singize gute. Ariko icyo kibazo ujye ukibaza, mbese ibyo ukora n'ibyo Imana ishaka? Kubera iminsi mibi turimo, ijambo ry'Imana ritubwira ko tugomba kwirinda cyane uko tugenda. Abefeso 5 umurongo wa 15 kugeza 17, nuko mwirinda cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugenda nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Nuko nimukaba bapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu agira gute. Reka mbabwire, niba ukora ibintu, hari abaririmbyi, hari abayobozi mu nzego zitandukanye z'abantu, hari igihe abantu bakora ibintu bakagira ngo bigarukira aho ngaho, ariko inshingano waba ukora yose, naraye mbabwiye ngo umenye neza yuko hejuru yacu hari iki? Hari Imana. Hari Imana izatubaza ibyo twakoze. N'ubu ngubu twicaye hano mu rusengero, impamvu yakuzanye Imana irayizi. Niba waje gushaka agakiza, niba waje kugira ngo wubahirize gahunda, ibyo byose Imana irabireba. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo ntukabe umupfu, ahubwo menya icyo umwami agira gute ashaka. Buriya abantu mwagize amahirwe yo kujya mu ishuri, hari igihe umunyeshuri yiga maze akarangiza porogaramu, ariko ikizamini cyaza mwarimu akamuha ikibazo, umunyeshuri yajya gusubiza akibeshamo akantu gato, wakabaze yuko yabikoze, agashyira mwarimu ngo amukosore, yajya kubona akabona muhaye. Buryo uzi yuko baraguha 0, ntabwo wajyana gukosoza, ahubwo weho uzi ko wabikoze, ariko mwarimu yabireba ati washubije ibyo
ntakubajije. Hari abantu bibwira ko bakora ibintu byiza ariko mwitonde. Muri iyi si Satani yamanukiye afite umujinya mwinshi, afite imitego itandukanye atega mu nzira y'ubuzima bwa buri wese kugira ngo arimbure ubugingo bwacu. Umunyabwenge Salomo abwirijwe n'umwuka w'Imana yaranditse ati, kubaha Uwiteka ni isoko y'ubugingo. Haleluya. Bigatuma abantu batandukana n'imitego y'urupfu. Abantu benshi aho bava bakagera kwanga urupfu nta n'urukunda. Abaririmbyi bati rero rwica n'impinja, rwica n'imbeba. Yewe umva amazina baruhaye na rwarakabije. Muraho. Ariko reka nkubwire, ibyo waruvuga byose ibyo nta kintu birubwiye, nawe nureba nabi rurakwibikiye. Uriya hari igihe hari ibintu abantu niba wanga urupfu, ndagira ngo nkubwire yuko umuntu udakunda urupfu yanga icyaha, kuko icyaha nicyo rubori rw'iki rw'urupfu. None bimeze bite kuri weho n'icyaha se? Kubaha Uwiteka ni isoko y'ubugingo, bigatuma abantu batandukana n'imitego y'urupfu. Iyo weho uhisemo kubaha Imana, uba utangiye urugendo rwo kubaho. Niyo mpamvu mu nzira ya buri wese hari imitego. Niyo mpamvu buri wese akwiriye kwitonda mu byo akora byose kugira ngo atagwa mu mitego ya Satani. Imigani 22 umurongo wa 4 kugeza wa 5, uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye ni ubukire, ni icyubahiro n'ubugingo. Umuntu wiga kubaha Uwiteka azabona ibi bintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere ubukire, icya kabiri icyubahiro, icya gatatu ubugingo. Ubushize nababwiye yuko hari ibintu bitatu bikomeye umuntu wese uzi ubwenge agomba kwirinda. Icya mbere, ikintu cyitwa icyubahiro. Satani yaragiharaniye, cyamukozeho. N'uyu munsi wa none kimwe mu bintu bizambaguje isi ni uko abantu bashaka icyubahiro hakabura uwicisha bugufi. Satani yaravuze ngo nzazamuka mere nk'Imana. Yesu ati ngewe nzaca bugufi nshungure umunyabyaha. Gukomera nyagukomera ntabwo ari ukwishyira hejuru, ahubwo ni ukwiyoroshya, icyubahiro ukagiha Imana. Niyo mpamvu bariya twabonye babaye intwari, abaririmbyi batubwiye mu rukiryi rwa Adamu havuyemo kugira gute kwizera, kandi intwari mu kwizera icyazirangaga habagamo kwicisha bugufi. Ngiye impamvu rero uwubaha Uwiteka azabona icyubahiro. Icya kabiri, umutego kirimbuzi uhari, icyo bita ubukire. Abantu bashaka ubukire kugeza n'igihe banyura mu nzira zabuzanijwe. Mwumve neza, gushaka amafaranga no gutera imbere si icyaha, ariko niba ubinyuranya n'amahame y'ijuru ugashaka no gukira, nababwiye hari n'abantu bafata iby'Imana bakabishyira mu byabo. Ndashimira cyane itorero rya Kimisagara hamwe n'abandi bizera bari hirya no hino bamaze gusobanukirwa n'ihame ryo gukiranukira Imana. Ubundi mu bintu uhabwa, niba ubonye amafaranga 1000, harimo amafaranga 100 y'Icyacumi, kandi icyo Cyacumi ntabwo ari ukugira ngo ukungahaze Imana, si ukuyitera inkunga, ahubwo urayereka yuko unyuzwe n'ibyo yaguhaye. Ibyo bigomba kubihame. Nk'uko Adamu na Eva bashyizwe muri Edeni bakabwirwa ngo ibi byose muzabirye, ariko igiti cy'ubwenge ntimuzagira gute, ntimuzagikora. Ntabwo Imana ari ikeneye icyo giti niyo yabiremye, ahubwo yagira ngo irebe ubwonko bw'uwo muntu uko ari buzima. Niyo mpamvu Icyacumi kukigarura, wabyemera utabyemera, ni itegeko, kandi kutakigarura bizazimiza ubugingo bw'uwagaragaje ko ari igisonga gikiranirwa. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo niba utakiranutse ubikijwe iby'abandi, ninde uzaguha ibyo witegekaho? Ujye usuzuma umanze umenye impamvu. Niba isi n'ibiyuzuye ari iby'Uwiteka, isi n'abayibamo, nawe ukabura uw'Imana, kuki Imana iragusaba kimwe mu icumi?
Satani rero kubera ubugome bwe ati nimukagitange kiriya cya 10 nimukagitange niweho wagishyizeho. Ikintu wasanze kikabaho Imana yagishyizeho izi mpamvu bikorere icyo yagize gute yabivugiye. Ikindi umugaragu w'Imana aravuga ati umuntu wubaho Uwiteka ingororano ye n'ubukire. Iyo umuntu agariye kimwe mu 10 abagaragaje ubudahemuka nk'igisonga, Imana yavuze ngo nimungerageze nanjye mbasukaho iki imigisha. Iyo umuntu agariye icya 10 aba yiteguye guhabwa kandi kugitanga bizahagarara igihe Imana nta migisha izaba ikiguhereza. Niba Imana iguha ikagusaba ngo irebe ko mukiri kumwe, irifuza kugira ngo ugire kamere nk'iyayo kuko yaguhaye, nawe garagaza ugira gute utanga. Niba Imana iguhaye byose yakwaka kimwe ukayima, ubwo izakwegurira byinshi se? Ntabwo bishoboka. Bavandimwe inshuti nkunda, ni ibiki tugomba kunyura kure yabyo? Mu bantu turi kuri iyi si harimo abantu b'uburyo bubiri. Abambere harimo abantu bahisemo gukorana n'Imana bakitwa abana b'Imana. Haleluya. Mbese muri iryo tsinda ry'abambere nawe urimo? Wahisemo gukorana n'Imana, ubu mwana w'Imana. Yohana yaravuze ngo Yesu yaje mube ariko abandi bagira gute ntibamwemera. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'iki b'Imana. Itsinda rya kabiri, hari n'abantu banza kumvira Imana bahitamo kwigomeka ku butegetsi bwayo, bifatanya na Satani nkuko tubibona muri Yeremiya 5:26, kuko abantu banjye babonetsemo abantu babi baca ibico babategesha inyoni imitego, baratega bagafata abantu. Muri iyi si harimo abantu babaye abakozi ba Satani, bene abo ngabo baca ibico. Niba ijambo ry'Imana ritubwira ko hariho abantu batega abandi, bene abo ni abakozi ba Satani kandi ntabwo byoroshye kubavumbura. Yesu yabavuzeho neza agira ati mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama ariko imbere ari iki? Muraho ariko aya magambo Yesu yavuze uyitondere. Mwirinde abantu bazaho muri basa n'intama ariko imbere ari amasega aryana. Matayo 7:15. Yesu yabivuze z'impamvu. Igihe intumwa Paulo yasezeraga ku bayobozi yarababwiye ati nzi yuko nimara kuvaho amasega aryana azabinjiramo ntababarira umukumbi, kandi muri mu bwanyu hazaduka abantu bavugira ibigoramye kugira ngo bikururire abigishwa inyuma yabo. Ubu hari abantu aho kugira ngo bakore iby'Imana babwiye, baza ari abantu bazanye izindi nyigisho zivuye kuri shebuja bahisemo, ari we mwanzi w'Imana n'abantu. Umwe mu migambi wa Satani yakoresheje akarimbura kwizera kw'itorero rya mbere ni ukwinjiza mu itorero abantu yambitse ikanzu ye igezweho kugira ngo basoze imigambi ye. Abafite igitabo cy'intambara ikomeye muze kukireba ku ipaje ya 34. Mu itorero harimo abantu Satani azanamo, kandi yabigezeho mu itorero rya mbere birangira arimbuye amahame yo kwizera. Iyi kanzu ndabasaba kwirinda ni iyi. Ikanzu igezweho ya Satani ni ukugira gute? Abarimo kureba hariya kuri screen, ni ukugira gute? Ni ukwiyoberanya. Reka mbaze nka mwarimu, abo turi kumwe mushyire hejuru. Ngiye kubaza nka mwarimu, kandi wirinde guhita usubiza. Mbere yuko usubiza ubanze utekereze. Ikanzu igezweho yande ya Satani ni ukugira gute? Navuze ngo ubanze witonde mbere yuko ushyira hejuru. Iyi kanzu ni indi yambaye. Nakubwiye ngo ubanze witonde mbere yuko usubiza. Iyi kanzu urayambaye cyangwa ntabwo yambaye?
ijyemo, fata umwanya wijyemo, witekereza ku bandi muvandi, witekereza ku bandi, wowe yabanze urebe iyi kanzu urayambaye cyangwa ntabwo yambaye. Reka tujye mbere, ubwo igisubizo wakihaye. Uburyo Satani akoresha ngo agere ku mugambi we ni ukwiyoberanya. Iyo kanzu yo kwiyoberanya ni nayo yambika abakorana nawe. Tugaruke ku magambo umwami Yesu yavuze ati, mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama ariko imbere ari iki? Mbese ukusi inyuma n'ukusi imbere ni sawa sawa. Muraho ariko ndabona mwese mwambaye neza cyane, Imana ibahe umugisha. Uwavuga ngo abantu bambaye neza tubajyane mu ijuru, aba bantu bose Jean Paul, abantu ntibambaye neza rwose. Urebe mwese mwambaye neza, musa neza rwose, musa neza cyane. Ariko hari agapublicité bakundaga gushyira ahantu bati, hari n'abantu bakunda kubivuga ngo meze neza urebeye inyuma. Weho nawe ndagira ngo urebe inyuma kuko inyuma dusa neza, ahubwo imbere mu mutima wawe hameze gute? Mu mutima wawe umeze ute? Abantu benshi bambaye umwambaro w'ikinyoma, abantu bifata uko batari. Hari abantu Satani yambitse umwambaro w'ubukristo kandi batarahindutse mu mico yabo ngo babeho nk'uko amahame ya Kristo agira gute abategeka. Ibi ngibi ndagira ngo ngusabe mwizera, abadivantiste mushyire hejuru, abadivantiste turi kumwe mushyire hejuru, Imana ibahe umugisha. Aya magambo mabwira ndagira ngo tuyumve neza. Nanjye ndi umudivantiste mugenzi wanyu, ariko ndagira ngo mabwira neza yuko Yesu Kristo nababwiye indwara 3 yarebye asanga abantu barwaye, arangije nabwo ati rero izi ndwara mwambaye ndabareba ngasanga mwambaye ubusa, ndabareba ngasanga muri abakene, ndabareba ngasanga muri impumyi, ndabahe umuti wo kugira ngo mugure umuti musige ku maso, mubanze mumenye uko mumeze, kandi mugure ikanzu mwambare ubwambure bwanyu butagira gute butagaragara, kandi mungureho izahabu yatunganijwe mu ki mu ruganda. Iyo zahabu twabonye ko ni urukundo rukorera mu kugira gute mu kwizera. Nyamara reka mbabwire, hari abantu benshi uyu muti banze kunywa, barabana kandi badakundana. Ukaba wicaye ahangaha uzi ko uri umwizera usenga, ntabwo mvuze ngo uri umudive aho wasengera hose. Niba uri umuntu usenga ariko ukumva muri wowe harimo umuzi w'urukundo, ubishimira Imana. Nusanga nta rukundo rukurimo, harimo umuntu mufitanye akaritije ukaba udashaka kugakemura, ndagira ngo ngusabe usabe Yesu imbaraga agushoboze gukemura icyo kibazo. Nibitagenda gutyo, bitinde bitebuke, hazavuka ikibazo. Uyu mwambaro Satani yawambitse abantu benshi abita abakristo, ariko ntabwo babaho nk'amahame ya gikristo. Ibi biracyagaragara hirya no hino mu bitwa abakristo. Ibyo bigaragarira mu mibereho y'abantu, nk'uko Satani yihinduye inzoka muri Edeni agashuka Eva, ni nako uyu munsi Satani yihanga mu bakozi be akagusha benshi mu byaha. Iyo aba bizera, iyo aba abakristo aho basengera hose, abemera Kristo, twabagaho nk'uko amahame ya gikristo avuga, ibintu byagenda neza. Iyo turebye mu itangiriro igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza wa 6, Satani yoheje Eva maze amukoresha icyaha, birangira uwo mugore ari imbuto. Ariko Satani yarazi yuko naziryaho atazamera nk'Imana, ahubwo ishyano yahuye naryo n'umuntu azahura naryo. Niba hari igihe Satani yakubisaga twenge, Satani yanezerewe igihe umuntu yari amaze kugwa mu cyaha, nibwo yavuze ati ngize amahirwe mbonye uwo tuzafatanya kurwanya Imana. Mwibuke neza yuko andi masi yanyuzemo bari bamuhakaniye, ariko ageze hano muri isi yacu abona icyuho. Icyo ni nacyo cyatumye intumwa Pawulo abwirwa yuzuye umwuka w'Imana, avuga ati ariko ndatinya
yuko nk'uko ya nzoka yohesheje Eva uburyarya bwayo, ko ari nako intekerezo zanyu zayobwa mukareka gutungana no kubonera bya Kristo. Urwandiko rwa kabiri yandikiye Abakorino igice cya 11 umurongo wa 3. Aya masomo mujye muyandika, nimugera mu rugo mwongere muyasubiremo kuko hari nk'ikibazo. Arakomeza agira ati, bene abo ni intumwa z'ibinyoma, n'abakozi bariganya, bigira nk'intumwa za Kristo. Murongo wa 14. Kandi ibyo si igitangaza, kuko na Satani ubwo yihindura nka marayika w'umucyo. Nuko rero ubwo bimeze bityo, ntibyaba igitangaza kugira ngo abakozi be nabo bigira nk'abakozi bagaburira ibyo gukiranuka, iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Igihe Mukristo yari mu rugendo ava mu mudugudu w'irimbukiro ajya mu rurembo Siyoni, yahuye n'intumwa za Satani zashakaga kumuyobya inzira. Ubwa mbere yahuye na bwenge bw'isi, amuyobora kwamwikirisha amategeko. Amaze kwambuka Isayo gahinda gasaza. Abafite igitabo cy'umugenzi muraza kukireba, umuzingo wa mbere ku rupapuro rwa 18 kugeza 26. Ubwa kabiri yahuye na Mwiyiringira, ababwira ko inzira yabayoboyemo ari inzira nziza, ariko baje guteshuka maze bajya ku irembo ry'ururembo rutari rw'ukuri, bibona mu mwobo kubera ko bari bamaze guta umurongo. Bibonye kwa gihanda bwihebe wari ubari imbere amaze kugwa mu mwobo. Ibyo wabibara mu gitabo cy'umugenzi urupapuro rw'115 kugeza 123. Ubwa gatatu bahuye na Muriganya, umuntu wiraburaga ariko wambaye umwenda wera. Arababwira ngo bamukurikire. Baramukurikira, bageze imbere ka kenda yari yambaye karagwa, bibona mu kigoyi. Icyakora kugira neza kw'Imana kubavanamo. Bavandimwe, Satani yihinduye mwiza, kandi akaga gakomeye isi ifite n'abantu Satani yambitse ikanzu ye igezweho yo kwiyoberanya, bagaragara nk'abantu beza kandi bafite imitima mibi. Iki kirakomeye cyane. Bene abo baboneka mu nzego zitandukanye z'abantu. Abiyahuzi bizirikaho ibisasu bakajyaho abantu benshi bateraniye. Abacuruzi bacuruza ibintu bitujuje ubuziranenge kugira ngo bibonere amafaranga. Abagabo n'abagore, abasore n'inkumi babeshana ngo barakundana kandi baryaryana, n'abandi benshi bavuga neza kandi batekereza nabi. Hari abantu benshi muraganira ukagira ngo ni umuntu mwiza. Hariya hari igihe haza abantu bakoresha uburiganya ku ikoranabuhanga, ngo longarowi, ngo shuti yanjye, ngo yego, ngo rwose ngo nohereje amafaranga, ngo nuko arayoba, ngo ayobeye kuri telefone yawe, ngo reba message ngo ugire gute uyanyere, ukagira ngo koko n'abantu bayobeje. Ndetse wagira ni muwe ugashaka no kubatabara, barangiza ukajya kubona n'ayawe bagize gute bayatwaye. Reka mbabwire, buriya hari ingorane zikomeye cyane abantu benshi bafite, kandi namwe murabizi. Abo bose bagaragara inyuma nk'abantu beza kandi bafite imigambi mibisha. Bene abo ngabo rero bafite ikanzu bambaye. Birakwiriye ko twirinda imyitwarire ijijisha, kuko imyitwarire nk'iyo ijambo ry'Imana rikiraho iteka rivuga ngo nimukifate uko mutagize gute ko mutari. Ugomba kuba icyo ugomba kuba cyo. Niyo mpamvu kutirinda ku buryo bwose kugusha ikinya imyanya yose y'ubwenge, maze bigatera imitsi yumva yo mu bwonko kugira intege nkeya, bigatuma ibintu by'ubugingo bw'iteka bitishimirwa, ahubwo bigafatwa nk'ibisanzwe. Satani ahora yiteguye kwigarurira abantu burundu. Yateranirije hamwe abamarayika bacumuye ngo bajye inama y'uburyo bwo kugira nabi nk'uko bishoboka kose umuryango w'abantu. Buri madayimoni wese yazanye igitekerezo. Buriya biriya bintu mubona byaduka, ugasanga umuntu arimo kwigira ukundi kuntu, ugasanga agize uko. Burya ni imyanzuro y'inama. Buriya ubona agenda akabwira abantu ati noneho mujye mudoda utwenda, ariko mudoda utwenda dutuma abantu bagenda bagaragaza uko bari. Abandi bati rero mugende mushaka ukundi kuntu mubahindura ngo murangaza. Burya hari abantu batazi ko ibikorwa biba byavuye mu myanzuro y'inama. Satani ateranya inama, ati okay, ikigezweho ni iki?
ati mushireho biriya. Ikigezweho ni iki? Ariko umugambi we ni ugutega abantu barangara. Yatanze inama nawe aravuga ati rero mufate imbuto z'inzabibu n'iz'ingano n'ibindi bintu Imana yatanze ngo biribwe, maze babihindure uburozi bwari kwangiza imbaraga z'umubiri w'umuntu, iz'ubwenge n'iz'umutima nama. Bityo izo mbaraga zose zitsinzwe, Satani akayobora umuntu mu buryo bugize gute? Busesuye. Iki ngiki kiragira ngo nongere mbabwire, umuntu ufata ikiyobyabwenge, hari za nzoga zatangiye kugenda zaduka ngo ni imiti, ngo ni umuti nguvura inzoka, abandi bakazana ngo ni za nyirantare, abandi ngo birimo kuvura ngo ibitotsi. Biriya bintu ndagira ngo mbasabe, nta mwizera uri muri iyi nzira wemereye kunywa ku kintu cyabuzanijwe. Satani ashaka kubica nabi bakazacya. Cyakora hari umugabo numvise muri radiyo barimo kubwira, yari afite umudamu, uwo mugabo yakundaga akayoga, inzoga murayizi. Noneho ngo bagenzi be bamusanzemo bati tugurire, madamu atari kwese tugataha. Bati wowe taha, nta mugabo utaha kare. Ati ntabwo nasinze ahubwo nagize gute? Ngo nagize gute? Ati nahembutse, nta mugabo sinda ngo arahembuka. Aragira ati rero ati babampere, ati mfite na moto hariya nayitanga, ati na telefone y'umugore mwayifata. Reka mbabwire, burya niba hari ikintu kibi cyica ubwonko, ni ikintu gituma umuntu adatekereza ngo yibaze arebe igifite agaciro, kandi nta handi gikomoka ni ku mwanzi. Satani kubwo gutera abantu kunywa ibiyobyabwenge ashobora gutuma bacupira bakandavura. Aya magambo muzayasanga mu gitabo cyitwa Inama z'igihugu itorero ku rupapuro rw'138 n'139. Abacuruzi b'ibiyobyabwenge bigira nk'abazanira abandi byiza, bavuga ko inzoga ari gahuza miryango, itabi bakaryita ko ari umuti w'ibitotsi. Ariko hari abantu Satani ayobya bakabyemera. Igihe umwami Yesu yari ku isi, yagaragaje iherezo ry'abantu bambara ikanzu igezweho ya Satani yitwa kwiyoberanya. Ubwo yageraga ku giti cy'umutini wagaragaraga nk'ufite imbuto, yawugeraho akazibura, nk'uko tubibona muri Mariko igice cya 11 umurongo wa 12 kugeza 14. Bukeye bwaho amaze kuwuvuma, mu gitondo bamaze kugera i Betaniya, arasonza, areba kure abona umutini uriho ibibabi, arawegera ngo ahari yawubonaho imbuto. Nyamara awugezeho ntiyagira icyo abona keretse ibibabi, kuko kitari igihe cyo kwera kw'imitini. Arawubwira ati umuntu ntakarye imbuto zawe iteka ryose. Abigishwa bari bari kumwe nawe barabyumva. Bukeye bwaho mu gitondo kare bakigenda, babona wa mutini wumye, uhereye mu mizi. Petero yibutse ibyawo aramubwira ati mwigisha, dore wa mutini wagize gute? Wa mutini wavumye wumye. Abantu bose babaho mu nyungu zabo gusa, kandi bigaragaza uko batari, bagereranijwe n'igiti cy'umutini kitera imbuto. Babaho bajijisha abandi. Reka mbasabe, umuja w'Imana Ellen G. White abwirijwe n'umwuka w'Imana yanditse aya magambo akomeye. Mu bihe byose abantu bahabwa igihe cyabo cy'umucyo n'amahirwe, bahabwa igihe cyo kwisubiraho kugira ngo biyuzuze n'Imana. Nyamara icyo gihe cy'imbabazi kigira iherezo. Imbabazi zikomeza kwinginga igihe cy'imyaka myinshi, maze zigasuzugurwa kandi zikirengagizwa, ariko igihe kiragera imbabazi zikinginga ubuheruka. Umutima ugeraho ukinangira, ukaba utagishobora gukorana na mwuka w'Imana. Icyo gihe ryajwi rituje kandi ryinginga rirekeraho kuvugana n'umunyabyaha, maze niyongere gucyahwa no kuburirwa. Uyu munsi wa none mwaje twabanye, ariko reka mbabwire neza yuko ntabwo bizakomeza gutya. N'uyu munsi ukuri kw'ijambo ry'Imana ni kwemeranywa
n'imigenzereze y'abantu cyangwa iby'imitima yabo yifuza, maze abantu ibihumbi byinshi bakanga umucyo ukomoka mu ijambo ry'Imana. Abantu bahabwa na Satani, abantu bahatwa na Satani bagashidikanya ijambo ry'Imana, maze bagahitamo kugendera ku ntekerezo zabo bwite kandi bakitwa abakristo. Bahitamo umwijima mu cyimbo cy'umucyo, nyamara babikora bashyira ubugingo bwabo mu irimbukiro. Uwifuzwa ibihe byose ku rupapuro rwa 394 kugeza 395. Ibyo nibyo Satani ashaka. Umuja w'Imana Ellen G. White yarakomeje ati, gusa n'uwakijijwe kandi utarakijijwe ntibisa no kuzimira, ahubwo ni ukuzimira. Umwami Yesu aravuga ati, kandi ndababwira ukuri yuko gukiranuka kwanyu ni kutaruta uko abanditsi n'uko iki, ntabwo muzinjira mu bwami bw'Imana. Matayo 5:20. Iri jambo ndagira ngo mbabwire ko Yesu yarabwiraga abafarisayo, nta muntu n'umwe usuzugura nkana. Aya magambo muyumve neza. Nta muntu n'umwe usuzugura nkana ihame rimwe ry'amategeko y'Imana uzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Abigisha amategeko bafataga ubutungane bwabo bwite nk'urwandiko rubahesha uburenganzira bwo kujya mu ijuru, nyamara Yesu yababwiye ko budahagije kandi uko gukiranuka kwabo kudakwiriye. Imihango igaragara abantu ndetse no kumenya ukuri mu magambo gusa nibyo byari bigize gukiranuka kwa gifarisayo. Abantu bazi kuvuga neza, bazi kubwiriza neza, ubuhanuzi turabuzi, ariko reka mbabwire, kubimenya ku magambo gusa ibyo ntabwo bizatuma dukiranuka ngo twemerwe mu ijuru. Ibyo byarangaga abafarisayo. Yesu ati, gukiranuka kwanjye n'ukwawe nibidasumba uko abafarisayo. Menya abafarisayo bakiranukaga bate ko Yesu yabigaye? None si byawe bisumba ibyabo gute? Warabigerageje uripima? Turaza kureba umunzane nimugoroba, ujya wipimisha. Niba Yesu yavuze ngo nigenzira n'ukuri n'iki n'ubugingo, nta uzajya kwa data nagize gute ntamujyanye. Wewe ukicara ngo ndi umwisera, narabatijwe, ndaririmba, ndi umubwiriza, ndi umuyobozi, icyo waba cyo cyose ndakubwiza ukuri, ukeneye guhindura imyitwarire niba wifuza kuzabona ubwami bw'Imana. Mu gihe cya Kristo, ikinyoma gikomeye kurusha ibindi cyari mu ntekerezo z'abantu cyari cyo kwibwira ko gupfa kwemera ukuri gusa ari byo bihesha gukiranuka. Kumenya ukuri no gushyira mu bikorwa bituma imbuto zo gukiranuka kwa Kristo zitaboneka. Ukuri kugaragazwa mu mibereho niko gukenewe. Uwifuzwa ibihe byose ari amagambo niho ari page 205. Bivuze ngo aya magambo ni Yesu yabwira itorero, niba uzi ukuri, uzi yuko kugarura icyacumi ari itegeko, weho ntukigarure ukicara ngo ndi umwizera, ukwiye kubihindura. Niba ijambo rivuze ngo ntugasambane, nabwiye ko gusambana ni umutego Satani yahinduye inshuro ebyiri kugira ngo arimbure abantu benshi. Nyamara uracyabona abantu benshi bari muri iyo ngeso, kandi ukibwira ngo nanjye ndi umwizera. Icyo kintu ukwiye kugihindura. Hari abantu babesha n'ibindi. Reka mbasabe bizera, nshuti zanjye, kuba mu itorero ntabwo bihagije. Nta muyobozi w'itorero uzasinyira umwizera ngo genda gusinyiye jya mu ijuru. Nta muyobozi wo ku isi uzasinyira umuntu ngo uyu ndamwemeye mu mwakire mu bwami bw'Imana. Guverinoma y'Imana izagibwamo n'abantu Yesu yashimye imyitwarire yabo. Niyo mpamvu rero ijambo ry'Imana byandikiwe kudukosora. Abafarisayo biyitaga abana ba Aburahamu, ariko Yesu yababwiye ko bakomoka kuri Satani, kandi ibyo Satani ararikira nibyo nabo bashaka gukora. Yohana 8:44. Mbese weho imibereho yawe ubona ari yandi? Iyo ugiye hari ukanga mugenzi wawe, wumva Imana ikundana iranangana? Yohana yaravuze ngo ukora icyaha wese nuwande, nyamara icyo umwana w'Imana yerekaniwe nukumaraho imirimo yande ya Satani. Kuki umwana w'Imana atayimara muri wewe? Imana iti kunda mugenzi wawe, Satani ati mwanjye. Wumvira nde muri abo bombi? Icyo ni ikibazo.
ingorane imeze nk'iyo, aya magambo ni ko umuja w'Imana yanditse, ingorane imeze nk'iyo iracyariho n'ubu. Abantu benshi bibwira ko ari abakristo bitewe gusa nuko bapfuye kwiyandikisha mu matsinda runaka y'ibyobokamana, nge nsengera aha, nge nduyu, nge nkora ibi ngibi, ukumva ko ibyo bihagije. Nyamara ntabwo imibereho yabo ifatika igaragaramo ukuri, ntabwo bigeze bizera ukuri cyangwa ngo bagukunde. Nicyo gituma batakiriye imbaraga n'ubuntu bibonerwa mu kwezwa n'ukuri. Yohana 17:17 ngo ubereje iki? Ukuri. Ijambo ryawe, iyo Imana ivuze ngo ntugasambane, abandi bati niba byakunaniye koresha agakingirizo. Imana iti ntukibe, bati iyo byakunaniye uracancanga ugatekinika. Imana iti wibuke kweza umunsi w'isabato, bati umunsi wose wafata wagira gute? Wasenga. Ibyo wabisomye he? Ibyo wabisomye he? Uru rwandiko isi yose yandikiwe ntabwo rureba idini runaka, ahubwo rwandikiwe abantu bose bifuza kuzabona ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu bavandimwe, babyeyi, bizera, ndabareba nkumva muranejeje, ariko ndabasaba kugira ngo mutekereze, kuko hazaza ha buri wese hari mu biganza bye. Hari mu biganza byawe, nushaka ukomeza wicare nta kibazo, ariko ndagusaba kugira ngo utekereze. Abantu bashobora kuvuga ko bizera ukuri, ariko iyo kutabahinduye abanyakuri, abagwaneza, abihanganira ibirushya, abatekereza ibyo mu ijuru, guhindukira umuvumo abagufite, kandi bakabera isi umuvumo binyuze mu mbaraga bashyira kuri bagenzi babo. Gukiranuka kwa Kristo yigisha ni uguhuza umutima ndetse n'imibereho n'ubushake by'Imana. Ibyo rero nibyo nge namwe dukwiriye kwitaho. Ijambo ry'Imana ritubwira, ritubuza kwiyoberanya, kandi ritubwira kwirinda, kuko Satani azaho turiyoberanije. Kugira ngo tubashe kwirinda aka kaga, turasabwa kwiga ijambo ry'Imana kandi dusenga, kuko ijambo ryayo ryandikiwe kutuyobora muri iyi si y'umwijima. Ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye. Satani azi neza ko umuntu wese uzagerageza gupfobya amasengesho no kurondora mu byanditswe azatsindwa n'imitego ye. Nicyo gituma ahimba inzira zose zishoboka kugira ngo yigarurire imitima y'abantu. Ariko ntibishoboka ko hagira n'umwe Satani afata ku ngufu. Intambara ikomeye ku rupapuro rwa 369. Ibi biranezeza cyane. Ntabwo Satani yagufata ku ngufu ngo tujyane gusambana. Wapi? Yagushuka akagutekinika ukabyijyanamo. Umwangiye ntiyagutwara. Ngiye impamvu rero bavandimwe mbasaba nk'abizera ngo mureke dufate ingamba. Abaririmbyi bati twe twahisemo kwihana, haleluya, ariko wagize gute? Iyo ndirimbo mugiye kwiririmba mu kanya. Tugomba gufata ibyemezo, iriya sekibi tukayitsinda mu izina rya Yesu, byo gukomeza kuturiganya no kutujyana mu byaha tukabyanga. Umuja w'Imana yaravuze ngo ijambo ry'Imana ritubwira, ritubuza kwiyoberanya. Satani azi neza ko umuntu wese wirengagiza ijambo ry'Imana azamutsinda. Umwigisha ati dufite ibyigisho 700, abiga 7 ni bangahe? Uragenda ukabibika. Umutsima w'ubugingo wa buri munsi ukwiye kurya. Ariko umuja w'Imana arakomeza avuga ati umwuka w'Imana yiteguye kuyobora mu nzira y'ukuri umuntu wese ubishaka abikuye ku mutima. Ni isezerano Yesu yatanze agira ati umwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose. Umwuka w'Imana adushoboza kwirinda ikanzu igezweho ya Satani. Imana yiteguye kurinda buri muntu wese kwambara ikanzu, ikamwambika ikanzu nziza. Ukwiyoberanya kwa Satani gukora mu buryo butandukanye. Uwo ni wo mwambaro yambara kugira ngo agushebeshe. Mbese weho wemeye kuba umukristo, imibereho yawe yerekana Kristo mu buryo bwose, cyangwa wambaye umwambaro wa Kristo ariko utarahindutse umukristo nyakuri? Ndagira ngo ubitekerezeho. Imibereho yawe
ibikorwa byawe, imyambarire, imirire, iminywere, imyitwarire yawe yerekana nde? Reka duharanire guhuza amahame y'ibyo twizera n'imibereho yacu ya buri munsi, maze abajya batubona batubonemo Yesu. Yesu ati nibabona iki? Imirimo yanyu myiza bahere ko bagira gute? Bahimbaze so mu ijuru. Nta mubwiriza wakagombye guhogora ngo kora ibi ngo kora ibi. Ubwo tujya mu ijuru mureke twumvire icyo Imana idusaba. Mbese mugaragu w'Imana Yohana yaravuze ati ariko nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa kandi kiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Mbese nawe witeguye kuza imbere ya Kristo uvuga uti mwami Yesu niteguye kugira ngo unyakire? Aravuga ati umuntu wese uzaho ndi yifuza guhinduka icyaremwe gishya ntabwo nzagira gute? Ntabwo nzamwirukana. Yesu arahamagara wowe nanjye, arifuza ko duhinduka, arifuza ko buri muntu wese afata ingamba yo kwitandukanya na sekibi. Mbese mwebwe ari nanjye ntabwo twakwemera kwitandukanya na sekibi ukiyunga n'Imana? Abantu bifuza kwiyunga n'Imana ni bande? Imana ishimwe cyane, murakoze cyane. Abantu bifuza kwiyambura kiriya gikanzu cyo kwiyoberanya, tukambikwa ikanzu yo gukiranuka, ikanzu Yesu yambika abamwizera. Uje ati ngewe ndaje mwami mvanamo ikanzu yo kwiyoberanya unyambika ikanzu yo gukiranuka. Ndashaka gufata ibyemezo. Ubwo wifuza kwambara ikanzu yo gukiranuka, ndagira ngo sabe iyi korali abaririmbyi mugaruke. Iriya ndirimbo mwaririmbye mugiye kuyiririmba, ariko abizera mwebwe ndabizi ko mwayumvise, mwongere mutekereze uriya muntu wahimbye iriya ndirimbo Imana imuhe umugisha. Natwe tugiye kuyumva tutarepeta. Bariya bamaze kuyankira no kuyinyunguta bihinduka ubuhamya bwabo, batumva rero twebwe twiyemeje kwihana. Niba nawe uwo mwanzuro ari uwabo, nibarangiza kuyiririmba murahaguruka. Barangije kuririmba murahaguruka, dufatanye natwe gutanga ubuhamya mu ndirimbo yateganijwe, maze dusoze gahunda. Iyi ndirimbo ndayibatuye kandi tuyumvane. Ubuhamya bw'iyi ndirimbo bube ubwo gutuma buri wese atekereza. Uriya mugome watumanukiye afite umujinya, ararakaye, aragira ngo dufatanye kwanga Imana, ariko aba baririmbyi bati twebwe twahisemo kwiyunga n'Imana. Ubwo buhamya bw'iyi ndirimbo bwari ubutumwa bwabanjirije iki cyigisho. Imana idushoboze gufata iyi myanzuro ituma twiyunga na Kristo. Imana ibarebe neza kandi iduhana umugisha. Itwambura ikanzu yo gukiranirwa, itwambura ikanzu y'uburyarya, itwambike ikanzu yera, maze imibereho yacu ihuze n'amahame twemera mu izina rya Yesu.